nayinyuzemo niruka cyane, ariko kandi nanone ndabizi ko Imana yatanze ubutumwa nkuko bwari bukwiriye. Gutegeka kwa kabiri igice cya kabiri umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Kubaje namaze kwivuga nitwa Joseline Mukatete, ni umukobwa w'umukristo wo mu Gatenga. Imana iduhana umugisha, mushumba yarakoze kongera kundarika, yagize neza, Imana imuha umugisha. Reka dusome twihuse umurongo wa kabiri w'igice cya kabiri. Mu gutegeka kwa kabiri uravuze ngo Uwiteka arambwira ati igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, ni mucyamike mugende mwerekeje ikasikasi, kandi utegeka abantu uti mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu Abesawu batuye kuri Seyiri, bo bazabatinya, nuko mwirinde cyane. Tuvuge ngo amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17. Yohana 17 dusome umurongo wa 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 7:19. No 9 tugeze ku murongo wa 16. Haravuze ngo ndabasabira, sinsabira bisi, ahubwo ndabasabira bo wampaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Nge sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho nge ndaza kuri wowe Data wera. Ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze muri bo nta n'umwe wabuze ngo arimbuke, keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzure muri bo. Nabahaye ijambo ryawe, kandi abisi barabanga nk'uko atari abisi, kuko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba kubakura mu isi, ahubwo barinde umubi. Sabisi nk'uko nanjye ntari uw'isi, uberesha ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Amen. Dusoreze mu rwandiko Petero yanditse rwa mbere igice cya mbere murongo wa 17. Rwandiko rwa mbere Petero yanditse, rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya mbere murongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere murongo wa 17. Kandi ubwo uwo mwambaza mu mwita so, arucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumara iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na basogokuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Tuvuge ngo amen. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho, dushaka uwo mwuka wera, Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, Yesu wawutugeneye. Amen. Ejo twarebeye hamwe gucyamika. Ni ibihe bintu Imana yashakaga ko ducyamikaho muri aya masengesho y'iminsi 7, amasengesho meza afite intego nziza ivuga ngo igihe wazengurukiye uwo musozi kirahagije, noneho cyamika, cyangwa se tambika. Kuzamuka kurarangiye, noneho genda ahatambitse. Tubona ko ibintu Imana ishaka ko dukuraho ni ibintu, cyangwa se uburyo Imana ishaka ko ducyamikamo ni ibintu bishobora gutuma twiteranya nayo. Twabonyemo imbaraga z'icyaha, tubonamo imbaraga z'ubwoba, tubonamo n'imbaraga zo kuba mihango y'idini, gukurikiza imihango y'idini cyane kuruta gukurikiza imihango y'umwuka wera. Nagira ngo mbibutse ngo ibyo umwuka wera avuga nibyo by'ukuri kurusha iby'idini rivuga. Icyakora amahame y'itorero cyangwa y'idini
bitewe n'aho umuntu abarizwa, ashobora kumushoboza kubaha amategeko n'ibyo asabwa, ariko siyo yamugeza mu ijuru. Munyikirize amen. Kandi twarebeye hamwe ko uru rugendo rwo kuva muri Egiputa tujya i Kanani rushushanywa n'igihe twavaga mu byaha tujya mu ijuru, ko Imana yaruteguye n'ibisabwa byose Imana yarabyishyuye. Ikimenyetso, ntituzahaha muri iyi nzira. Imana yateguye igikoni kidutekera amana. Haleluya. Bije igendanye n'ibyo kurya ariyo jambo ry'Imana. Imana yateguye igikoni, Imana yaduhaye manu, arizo mbaraga, aribyo byo kurya bizadutunga, kuko Imana irabizi ko mu butayu nta resitora zihaba, nta busheri zihari ngo tuzahahamo inyama. Imana yateguye ijambo ari ryo mana. Ukuvuga ngo bije y'urugendo rwose Imana yaruteguye. Icya kabiri, Imana irabizi ko ibigendanye n'imyambaro nabyo bigoranye cyane. Niyo mpamvu mu rugendo rw'imyaka 40 Abisiraheli bamaze mu butayu, Bibiliya banga imyenda ntiyabasaziyeho, ngo n'inkweto ntizabasaziyeho, ngo kandi n'impinja zahagurutse muri Egiputa imyenda zahagurukanye zambaye, ngo barakuraga nabyo bigakura. Biravuze ngo uru rugendo Imana yarwishyizeho, irabanga ibizatunga aba bantu mu by'ubugingo byose ndabyisharije, ntacyo bazamburana. Munyikirize amen. Abari imbere y'Imana twese haleluya. Ibigendanye n'inzira, nuko Imana izategura inzira. Imana ntifite ubwoba bw'uko ababisha b'Abisiraheli bazabarwanya, yewe n'amagare ya Farawo nahaguruka ngo abakurikire. Bibiliya banga Imana yahinduye uburyo, ngo ibyari inkingi y'umuriro byabagendaga imbere nijoro, ngo byarahindukiye, ngo iki inyuma yabo ibatandukanya n'Abanyegiputa. Ni ukuvuga ngo muri iyi nzira n'ibigendanye n'umutekano, ibigendanye n'umutekano byose Imana yabyishyizeho. Munyikirize amen. Hanyuma rero ikibazo turibaza, abantu ko bafite ibyo kurya, abantu ko bafite imyenda, ko bafite inkweto, ko bafite umutekano wuzuye, inkingi y'igicu bari imbere n'inkingi y'umuriro ikaba ihari, ikibazo kirava he gituma barimbukira mu butayu ntibagereyo? Dusanga ikibazo ntago ari Imana, nta nubwo ikibazo ari ubutayu, ikibazo ni imitima irwaye. Ikibazo si ubutayu, ikibazo si ababisha babo. Imana izabaha imbaraga banesha abanzi babo, kuko iyo usomye Imana yabwiye Mose iramubwira ngo nubwo muzasanga ababisha banyu mu nzira munyuramo, rwose nzaba ndi kumwe namwe muzabanesha. Intambara Abisiraheli barwanye ntago zari intambara z'umubiri gusa, ahubwo bahuye n'ikibazo cy'imitima itizera bituma barimbukira mu butayu. Uyu murongo twasomye rero twabonye ko kuva i Horebu ugera i Kadeshi Baruneya rwari urugendo rw'iminsi 11, ariko bahagenze imyaka 38 bazira imitima irwaye. Urugendo rw'iminsi 11 barugenze imyaka 38, barahananirirwa, barahacogorera. Niyo mpamvu Imana ibwiye Abisiraheli irabwira ngo bitewe n'urukundo mbakunda murambabaje, ariko noneho ni mucyamike, niyo gukomeza muzenguruka imisozi, ahubwo ni mucyamike kugira ngo mborohereze inzira. Imana ifite ibintu bizoroshye iyi nzira. Abari imbere y'Imana twese haleluya. Abari imbere y'Umwami twese haleluya. Hanyuma nimugoroba twabonye ko turi bukureho icyo dupfa n'Imana, kuko muri twe nta uruta Mose, nawe ntiyagezeyo. Muri twe nta uruta Miriyamu, nawe yaguye mu butayu. Muri twe nta uruta Aroni yambaraga fashion yo mu ijuru. Mwibuke ko umwenda Aroni yambaye modeli yayo yatanzwe no mu ijuru. Modeli ya Aroni yatanzwe no mu ijuru, barayimudodera rwose bingana n'ibipimo byo mu ijuru, ariko nawe yaguye mu butayu. Bene Aroni babiri, abahungu beza batangaga ibitambo, bari abahungu beza. Bibiliya banga umunsi umwe bacana umuriro udakwiriye, umuriro urabazimana bajya kurahura, bagarutse Uwiteka arabica. Abo nabo bari abantu bakomeye, muri twe ntawe ubaruta. Ariko Petero yavuze ngo mureke mbabwire icyo tubarusha, ngo twebwe twacungujwe ibintu bidasaza, bitabora, bitaba expired, ngo ni amaraso y'umwana w'intama atagira inenge. Haleluya! Twebwe turuta Aroni, babacunguzwaga amaraso y'intama, amaraso y'ibimasa, amaraso y'inuma, ariko twebweho ngo twacungujwe amaraso y'umwana w'intama utagira inenge, utagira ibara, ngo na Yesu Kristo. Uwo niwe uzatugezayo, azatugezayo. Munyikirize haleluya. Niwe uzatugezayo, naho ubundi rwose byari bikomeye. Hanyuma uyu munsi Umwuka wera yamaye ikindi kintu mbaganiriza, arambwira ngo nze mbabwira ngo nukuri Kanani irahari kandi abazayigeramo barahari.
Imana yambwiye ngo ugende ubabwire ngo ni ukuri Kanani irahari ari ryo juru, ngo kandi abayizera bazayigeramo bazayibamo. Umbwira itorero rya Kabeza uribwira ngo ndi Imana itabeshya, Kanani irahari kandi abanyizera nzayibagezamo. Yo ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mw'ijuru amahoro, ntabwo tuzongera. Imana ishimwe. Yesu aganirije abigishwa arimo arabasezera, arabwira ati ndabona mufite ubwoba, mufite ubwoba. Uhereye mu bice 14 yababonanye ubwoba, arabwira ati nimuhagarike imitima yanyu, ariko nimwizere Imana nanjye munyizere. Aho mbajyana harahari, aho mbajyana harahari, kandi aho navuye niho nzabajyana. Imitima yanyu ntihagarare, kwa data baracyubaka, hari amazu menshi. Ararabwira ati yaba adahari mba mbibabwiye, ariko icyo nzi nuko imamagara iyamaye umurimo wo kuza gucungura, aho ndi namwe muzabayo. Mwe guhagarika imitima yanyu. Aranabasengera yemwe, aravuga ngo dore ndabasengeye data, aba bari mu isi kandi ab'isi barabanga, ariko simbasabiye ngo bakure mu isi, ahubwo ndabasabye ngo barinde umubi kandi ubereshe ijambo ryawe. Ijambo ni ryo kuri. Imana yabwiye ngo nzi mbabwire ngo ijuru rirahari kandi abayizera Imana bazarigeramo. Munyikirize amen. Turarebera hamwe ibintu bizadufasha kurigeramo, kuko umwuka wera yambwiye ngo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Icyambere kizadushoboza kugera muri ubu bwami ni ukwizera Imana kitabeshya kandi aho itujyana ko hizewe. Twese haleluya. Kwizera Imana kitabeshya kandi aho itujyana harizewe. Iyo tuvuze kwizera tuba tuvuze iki? Kwizera. Iyo tuvuze kwizera, reka mbegereranye na telefone. Telefone itarimo simukadi niyo yabigura miliyoni 100 nta kimaze. Kwizera kumeze nka simukadi. Kwizera niko guhesha agaciro ibyo tubamo, niko guhesha agaciro ibyo twatangiranye. Umukristo watakaje kwizera ameze nka telefone itarimo simukadi. Ntiwayihamagara ngo yitabe, ntiwayishaka ngo uyibone, na nyirayo niyo yaba ari umumiliyoneri. Yemwe telefone idafite kwizera bingana n'iby'ubuzima tubamo. Umukristo udafite kwizera mu ijuru iyo bamuhamagaye ntibamubona. Kubera iki? Kwizera niko kuduhishurira ibiri mu ijuru. Imana ihimbaza. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo njyewe iyo ndi mu kwizera ngo ndebeshe ibiri mu ijuru amaso yanjye. Yaravuze mu byakozwe n'intumwa, aravuga ngo nzi umuntu, ni mu Bakorinto, yaravuze ngo nzi umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu, ngabona ibyo amaso atigeze abona, ngo yumva n'ibyo amatwi atigeze yumva. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo niba uwo muntu yari ari mu mubiri simbizi, ngo kandi niba yari ari mu mwuka simbizi, icyo nzi nuko yarigezemo akumva ibyo amatwi adashobora kumva, akareba ibyo amaso atabasha kureba. Mbabwiza ukuri, kwizera Imana niko kuduhishurira ibyo Imana yaduhishiye mu ijuru. Ndafashijwe n'ukuri. Munyikirize haleluya. Kwizera ni amaboko adukururira ibiri mu ijuru tukahakumbura tukiri mu mubiri. Umuntu agakumbura iyajya akavanga iyonjya ni heza kuruta iyomva. Uzi impamvu? Umuntu uri mu mubiri udafite kwizera ntajya kumbura iwabo, ariko abafite kwizera bakumbura iwabo bakavuga ngo iyo tujya ni heza, kandi umwami yarahateguye. Munyikirize amen. Kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutabona ari iby'ukuri. Rero nagira ngo mbingingire muri iri teraniro, umwuka yambwiye ngo uyu mugoroba musabe Imana kwizera, kuko ijuru ryo rirahari. Ijuru ryo rirahari, abaryizera bazaribamo. Igihe cyo gucyamika kizarangira, Kanani yacu tuzayitaha. Abari imbere y'Imana twese haleluya. Abataramiye Yesu twese haleluya. Kwizera, kwizera. Hari abantu bagiye bagira kwizera, bagira kwizera kumeze nk'ibisazi. Reka mvuge nka babiri gusa. Munyikirize amen. Reka mvuge umusaza witwa Nowa ngo yarizeye, ngo yizera ibintu bitarabonwa mu isi. Umwanditsi w'umuhanga ni Rick Warren yaravuze ngo kwizera
ngo kwahishuriye Nowa ngo ko nubwo imvura itari yagwa mu buzima batari bayibona na rimwe, ngo kwizera kumuhishurira ko iby'Imana ivuze bizaba, ngagira umwete wo kubaka inkuge ngo azakize abantu imvura kandi ntayarabona. Kuva isi yaremwa ngo imvura yari itaragwa, ntibari bazi imvura ibyo ari byo, ntibari bazi amateka y'imvura, ngo kugeza ubwo bamubaje ngo ariko Nowa ibyo bintu uvuga ngo by'imvura basi inyanja zizatemba zitugereho, arababwira ngo yabivuze niyo kwizerwa, ubwo Imana yavuze ngo imvura izagwa ni ukuri imvura izagwa. Ngo yubaka imyaka 120 adacogoye atananiwe, imyaka 120 irangiye ngo Imana iraziramubwira ngo Nowa turebye warakoze kunyizera. Nowa ashushanya abakristo bose bizera ari nta kimenyetso na kimwe babona, ahagarariye abantu bose bizera bakavuga Imana itabivuga yabivuga, Imana niyo kwizera. Abari imbere Imana, haleluya, n'abantu bizera Imana bakayizera atari uko hari ibimenyetso. Naho yabatabara naho itabatabara, babwira Imana ngo naho naba ndiho naho napfa ziko ntunzwe n'Uwiteka kandi azampa ibyo nkenye byose ndamo. Bizera Imana nta bimenyetso. N'abantu bizera Imana nta kimenyetso, bakabwira Imana ngo Mana n'ubundi ni wowe utubeshejeho, twacyamika tutacyamika n'ubundi uzatugeza i Kanani. Munyikirize amen. Umugabo wizeye Imana nta kimenyetso na kimwe abona, arayizera. Bibiliya iravuga ngo yizeye Imana ngo Imana iramukiza, ngo imurokorana n'abandi bantu 8. Imana ihimbazwe. Iyi nkuge yashushanyaga Kristo, kumwizera wese akamwizera adasabye proof, adasabye ibimenyetso, azakizwa umujinya w'Imana. Uko abari mu nkuge bakijijwe umujinya w'Imana unyuze mu mvura, niko natwe tuzakizwa umujinya w'Imana binyuze muri Yesu Kristo. Yo haleluya. Ababonaga inkuge ngo barazaga bagakomanga ngo ariko iki kintu ngo gishobora gukiza abantu, na n'uyu munsi bakomanga kuri Yesu ngo ariko ibi bintu ngo bizabara, ngo ibi bintu ngo bizaba, ngo biriya bintu ngo birirwa babyina, ngo ibintu ngo bituma ngo barara mu rusengero, ngo biriya bintu bakomangaho bagakomaho, bakumva Yesu ntatatse, bakumva Yesu ntavuze. Ariko twebwe abari mu nkuge tuzi icyo bitumariye. Ayewe, tuzi icyo bitumariye. Turabizi ko umunsi umwe imvura izagwa, umujinya w'Imana uzasukwa mu isi, abanyabyaha bazarimbuka, abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose bakwibukwa. Ariko twebwe abari mu nkuge dufitemo amahoro, dufitemo amahoro. Rero iyo umuntu abona turirimba, akabona turabwiriza, akabona twirirwa amajoro tugenda, amanywa yose tuba twagiye, agira ngo muri Yesu nta kigenda. Ngo bakaza bakabwira nawe ngo ariko iki kintu urimo ngo urabona iki kintu ari cyo. Arabwira tubwo ari Imana yabivuze iki kintu cyadukiza, n'ibintu bya Yesu niko bimeze. Paulo yabwiye Abakorinto, ndafashijwe. Arababwira ngo Imana, ngo ni Imana ibasha kudukirisha ibipfu by'ibibwirizwa. Ibintu bitabamo imibare, bitabamo shimi, bitabamo fizike, Imana irabikoresha ikabikirisha abantu. Ubu murebe ibi bintu turimo, ntiwatubaza ngo turimo turajya he. Nimugoroba nababwiye ngo urugendo rw'Abisiraheli rwapimishwaga metero, ku buryo abantu bari kubipima bakavuga ngo kuva muri Egiputa ujya i Kanani umuntu yapima ibirometero bijyayo. Twebweho tugenda mu mutima, n'ubu turimo turagenda, n'ubu turi mu rugendo tugenda, ntawe uzi ibirometero tugenze, ariko Imana irabizi ko turimo turagenda, turimo turagenda. Imana ihimbazwe, na n'ubu turagenda, kandi nyir'urugendo niwe umenya abananiwe. Umushumba ntajya abamenya, nyir'izi ntama niwe umenya abaguye, ni nawe uziheka n'izavunitse ngo ajya azishyira ku bitugu. Twebwe hari aho bigera bikanga, ariko nyir'urugendo hari abavura ari nijoro, hari abayomora abasinziriye, hari abayomorera mu butayu, hari abayomorera mu y'ibiri, hari abayomorera mu y'itatu. Ibyo bintu umushumba ntajya abimenya, kuko urugendo rwacu ruri mu mitima. Imana ihimbazwe. Urwacu ruri mu mitima. Ba Miriyamu barwaye ibibembe, Mose arabimenya, ariko twebweho ntawe ubimenya. Yesu wenyine nyir'urugendo uruta Mose, Yesu uruta Mose. Yo ndafashirwe Yesu we, Yesu uruta Mose. Nizavunitse ngarazunga. Igihe cya Mose babajugunyaga hanze inyuma y'umudugudu cyangwa inyuma y'ihema bagapfirayo, Imana ikanababwira ngo ntimubaririre nta kiriyo cyabo nkeneye. Ariko mu gihe cya Yesu arihangana, Yesu arihangana, ntawajugunya ngo ahereyo, aringinga
turashimira nyir'uru rugendo. Afite ukuntu ajya avura izavunitse, afite ukuntu ajya azunga, afite ukuntu ajya azifasha kuko zimwizeye. Tuyikomera amashyi Imana. Haleluya. Yego pe, urwacu rubera mu mutima. Maze imyaka myinshi muri ibi bintu, ariko sindamenya ngo ngenzi ibirometero bingahe. Yo, uretse nyir'ururembo, nyir'ururembo niwe udukomeza. Nyir'ururembo akomeje akazi ko kunkomeza, nahari imbere azanyambutsa kugera ngejeje Siyoni. Nyir'ururembo akomeje akazi ko kunkomeza, nahari imbere azanyambutsa kugera ngejeje Siyoni. Ayiwe, turashimira nyir'uru rugendo. Munyikirize haleluya. Abajya komeza munyikirize haleluya. Abayasindagije haleluya. Aradusindagije, arihangana Yesu. Yesu ntameze nka Mose. Mose umwe abagabo ngo baramuzengereje Mose, baramubwira ngo iyo Mana yawe ihora ivugana nawe gusa, twebwe kubera iki tatuvugije? Genda uyibwire ngo natwe turashaka kumva ivuga. Reka Mana yacu. Yo, ngaragenda abwira Imana ati abahungu barananiye pi, ngo barashaka kuvugana nabo. Arabwira ati genda ubabwire bakarabe, ejo bazambara ikositime, abagore bazambara imikenyero, duhurire ku musozi Sinayi. Ntibashaka kuvugana nabo, bazaze. Ngo baragenda bikoraho, bambara udukositime, bashyiramo udukenyero n'udukweto tureture. Bati nanjye ndajya kuvugana nayo. Igihe yahereye ivugana na Mose wenyine, njyewe ntabwo yavugana nanjye. Barakaraba ngo bajya ku musozi. Ngo bagezeyo bumva inkuba zirakubise, imirabyo irarabya, kimwe kiti po ikindi kiti pi. Imirabyo ikarabya, bati turapfuye. Babajije Mose bati nukujya uvugana nayo? Harabanza hakaza inkuba, hakaza imirabyo. None se igira iterabwoba beringana gutya. Genda uyibwira ngo tuzavugana ejo, twe turatashye. Yiyerekaga abantu mu nkuba kandi atari naho yaje. Kristo yamwiyerekanye ari umunyambabazi. Ntiyigeze azana inkuba, ntiyigeze azana imirabyo. Yazanye imbabazi, yazanye imbabazi, yazanye imbabazi. Umusozi Horebu wateraga ubwoba, umusozi wa Horebu wateraga wari ufite iterabwoba, ariko Yesu ntiyigeze azana iterabwoba, yamanukanye imbabazi. Haleluya. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo none namwe mwegereye wa musozi, ngo mwegerewe n'amaraso aminjagirwa, ngavuga ibyiza kurusha ya mbere. Ndanezerewe Joseline, Imana ihimbazwe. Abageze ku musozi Horebu bamwe barahaguye kuko atari byo bari baratoranirijwe, ariko abageze muri Kristo Yesu turiho na bugingo n'ubu. Turiho na bugingo n'ubu. Kristo ni umusozi w'uburuhukiro. Horebu wari umusozi mubi, abapagani barahagwaga, ariko muri Kristo twarahageze, turaruhuka. Umusozi w'uburuhukiro utanga abasambanyi, umusozi w'uburuhukiro udatinya abanywanzoga, umusozi w'uburuhukiro uhageze wese arushye. Yesu aravuga ngo ngwino, wageze kwa karuhura, ngwino nkuruhure. Kinisha Horebu urebese, warahagwaga watanze bizu, warahagwaga warebye umugore w'abandi, warahagwaga we, ariko Yesu aje. Ayewe aravuga ngo n'abarushye n'abaremerewe, abarushye n'abaremerewe nimuze musange. Turashimira nyir'uru rugendo, azatugeza aya mahoro. Abari imbere y'Imana haleluya, abari imbere y'Umwami haleluya. Ibuka inshuro zose Yesu yagusindagije, urasanga ari nyinshi. Umusore umwe yabwiye Imana ati ninsamba ntuzanyice, ati ninsamba ntuzanyice. Umunsi umwe ngagira intege nke, icyaha kigwamo, arasiba ubwa mbere, abona nta kimana imutwaye. Ubwa kabiri aravuga ati siko Imana itanyishe, ubundi wajyayo nkareba. Murabona zino esikariye si nkeya, se eshatu. Izo esikariye si nkeya, ariko ku bwa Mose ntiwashoboraga no kurenga imwe hariya. Uretse na hano na hariya ntiwarengaga, ahitwaga mu rugo. Umuhungu abarinjiye abaraje, arabatize reka ngerageze ndebe. Yuriye esikariye ya mbere, abona Imana ntimwije.
tuzi ko bya bintu by'Imana birimo inyoroshyo ngo yuriye ya kabiri abona Imana ntimwishe, yuriye ya gatatu abona Imana ntimwishe, aravuga ati ubu nimfata mikrofone irahita ingutura, ngafata mikrofone atera indirimbo abona Imana nta kimutwaye. Ku musozi Horeba ibyo ntibihaba, upfa utarawugeraho, ariko muri Yesu Imana irihangana, Imana irihangana. Imana yihanganiye abantu muri iri teraniro kuko ijuru rihari. Yaravuze ngo abantu ntibazananirwa, nzagenda mbeza ariko mbagezeyo. Nzagenda mbeza ariko mbagezeyo. Uza amanyanga tugira, utubonye tubyina ukatubona turirimba wavuga uti abantu ni bamarayika Gaburiyeli, utubonye mu yirindwa wavuga uti abantu ni babikira Mariya. Ariko Imana yagiye itweza, igenda itweza itwaganyaho amahage, idukuraho intege nke. Niyo mpamvu iminsi yisunitse. Imana we, Imana ihimbazwe. Muri Kristo harimo imbabazi nyinshi. Munyikirize amen. Birasaba ko mubyizera, mukizera ko ijuru rihari, kandi abezwa n'abizeye umwana w'intama bazarigeramo. Icya kabiri kizadushoboza kugera i Kanani nubwo bigoye, nubwo bikomeye, ni ukwirinda ibirangaza by'isi bitubuza gusingira icyo Imana yatubikiye muri Kristo Yesu. Kwirinda ibirangaza byo mu isi. Ejo bundi murabizi ko harimo imipira mba numva abantu babivuga gutyo, sinyambona umwanya wabyo ariko nta nicyo bitwaye. Ronaldo ejo bundi yaratsinzwe rero. Abarakore barababara we, Ronaldo yatsinzwe we. Bona babipostinze ngo Ronaldo yagize gutera. Ugasanga abarokore ibirangaza byo mu isi. Biraba ako mbabwiza ukuri. Murababazwa na Ronaldo uhembwa ntabahe. Ngo Ronaldo wanje we, ngo Messi wanje ngo Mbappe wanje aratashye, noneho nijoro Mbappe yabakujeho yatsinzwe. Abakristo Imana yambwiye ngo mwirinde ibibarangaza, Kanani irahari. Kanani irahari. Ibirangaza birahari, ngibyo ku ma YouTube, ama social media, ibirangaza birahari. Abakobwa bacu niho barangariye, abasore bacu niho bibereye, abagabo benshi niho bari. Yemwe ibintu byabaye agatogo, ntiwamenya gutandukanya abakijijwe n'abadakijijwe. Mbese uru rugendo rwabaye agatogo. Ariko Imana yabwiye ngo mbabwire ngo ijuru rirahari, ijuru rirahari, ariko abayihanze amaso nibo bazarigeramo. Munyikirize haleluya. Mbese ntimuzi imbuto zaguye mu mahwanga, amahwa akaziniga. Ni amaganya y'isi, baza amaganya harimo na ya Ronaldo rero, harimo na ya Messi, harimo na ya Mbappe. Amaganya, dufite ibintu byinshi bitugoye, ariko rimwe na rimwe byo twikururira. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo torero ijuru rirahari, ariko mwirinde amahwa abaniga. Munyikirize haleluya. Mwirinde amahwa abaniga. Nubundi umusaraba wa Yesu nawo ntutworoheye, nimwongeramo iby'amakipe mukongeramo n'iby'ibiki murasara. Umusaraba wa Yesu ubwawo ni woroshye, ukubuza gusambana, ukubuza kwiba, kandi wabikora. Umusaraba wa Yesu nawo ntutworoheye, nimwongeramo ibyinaha murataganga. Ariko Imana yamwe ngo nze mbibutse ngo ijuru rirahari, kandi abayihanze amaso bazarigeramo. Abari imbere y'Imana twese haleluya. Icya gatatu kizadushoboza kugera i Kanani tutagowe, tutarushye, ni ukugira ibyiringiro by'amasezerano yose Imana yaduhaye ko Imana izayasohoza. Amasezerano yose uko Imana yatanga ni ko umuririmbyi yavuze, Imana izayasohoza. Nta sezerano na rimwe Imana izasigamo abantu umwenda itarisohoje. Imana ni umukire, Imana ni boss. Imana yambwiye ngo ugende umbwire iri torero, uribwire ngo ibyo navuze bivuye mu kanwa kanjye no kubikora nzabikora, kandi babwire ngo bizababera impambi bageze i Kanani, ntabwo ari bizatuma bagwa mu butayu. Ni impamvu. Umubyeyi mwiza wese agira ibintu yitwaza. Umubyeyi mwiza wese yitwaza iranje kugira ngo umwana niyandura cyangwa pamperisi, umwana niyandura yongera muhindurire. Imana yambwiye ngo mu by'ubwo buzima nzanabahindurira mbeze, nzajya ngenda mbeza, niba nandura bahaye isezerano ryo kubeza. Munyikirize haleluya. Umubyeyi mwiza wese yitwaza kagurude karimo igikoma cyangwa amata. Imana yambwiye ngo ifite impamba, impamba izatuma uru rugendo rutabakomerera, mukagera i Kanani mudatagangaye. Yo haleluya. Imana ifite impamba. Burya iyo iguhaye umugabo aba ari impamba, iyo iguhaye umugore aba ari impamba, iyo iguhaye abana aba ari impamba, iyo iguhaye akazi aba ari impamba, iyo iguhaye akamodoka akaba ari impamba. Utwo ni utuntu tw'utureshya abana nyine dutuma abantu batananirwa mu nzira, ariko mu by'ukuri Kanani yacu irahari.
Kanani yacu igize gute? Irahari. Hanyuma igitangaje nuko impamba zibagije abantu intego y'urugendo. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo biragatsindwa kutagushwa n'ibibazo ariko ukagushwa n'ibisubizo. Benshi bageze i Kanani banyerera mu mihanda yaho baragwa, abandi bageze i Kanani bibagirwa intego y'urugendo. Biragatsindwa gukubitirwa i Kanani kandi cyari igihugu cyiza cy'amasezerano. Imana yarambwiye ngo iyo umuntu atakaje ibyiringiro mu butayu, ngo Imana iremera ikamusindagiza ikamugeza i Kanani kuko itabeshya, ngo ariko ibigeragezo bikamusanga i Kanani. Ndasubiramo, Imana yarambwiye ngo iyo ibyiringiro no kwizera bitakariye mu butayu kuko Imana itabeshya, ngo irihangana igasindagiza abo yavuganye nabo, ngo ariko bagera i Kanani bagakubitirwayo kandi cyari igihugu cy'amasezerano. Uzi gushaka umugore cyangwa umugabo, wagerayo kuwa gatandatu twakubyiniye ngo ibintu n'Imana ibikoze, kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu nyuma y'umwaka ukumva ngo bari gusaba divorce, uba wakubitiwe i Kanani. Imana yarambwiye ngo kuko itabeshya bene ayo makwira yakora, tukabyina tukaririmba ngo ibintu n'Imana ibikoze, kumbe Imana ibabitse i Kanani, izabahonderayo. Ibigeragezo bihondera abantu i Kanani. Imana yambwiye ngo izabaha imbaraga zibarindira mu butayu n'izizabarindira i Kanani. Kanani yawe ni mu bisubizo, aho umuceri utazakugusha, aho amafaranga menshi atazakugusha, aho imodoka itazakugusha. Isezerano ry'ubugingo ririndira umuntu mu butayu rikamurindira n'i Kanani. Ndafashijwe. Nuvuga ngo ubugingo, haleluya, ubugingo burusha imbaraga ubutayu kandi ubugingo burusha imbaraga Kanani. Ndafashijwe. Ubugingo burusha imbaraga ubutayu kandi ubugingo burusha imbaraga Kanani. Uyu munsi umuntu bamukomera amashyi, ejo amashyi yabura akabivamo, ariko ufite ubugingo mu gihe cy'amashyi no mu gihe cy'amashyi arakomera. Uvanga imbaraga z'ubugingo zirusha imbaraga ubutayu, zikarusha imbaraga Kanani. Ndafashijwe Joseline. Yo Mana nyiribihe we, mbega ukuntu mishuriwe. Ndayishuriwe n'ukuri. Mana we, turagusaba ubugingo buremerera ibigeragezo kandi ubugingo buremerera ibisubizo. Hereza Imana icyubahiro we. Haleluya. Ubugingo buremerera ubutayu. Ndafashijwe pe. Nta kintu Imana yakora cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nta na kimwe. Nihe nzu, nuwuhe mugore, nuwuhe mugabo, nayahe mafaranga, nuwuhe mugabane waruta ubugingo? Nuwuhe? Ni muri Amerika, ni Dubai, ni Australia, ni hese, ni he haruta ubugingo? Ubugingo buremerera byose. Ubugingo buremerera byose. Niyo mpamvu ababufite iyo bakennye barabugira, niyo bakize ntibahakana Imana, barakomeza bakayizera. Ndafashijwe Joseline. Ubugingo buba ahantu hari amashyi, niyo amashyi arangiye ubugingo bukahaguma. Imana ihimbazwe. Ubugingo buba ahantu hari ibiryo, n'ibiryo byashira bukahaguma, kuko muri bwo hibitsemo imbaraga ziremerera ibihe. Imbaraga zituma umuntu atananirwa, imbaraga zituma umuntu adashogora. Imana ibaha imbaraga z'ubugingo, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Yesu ntahindurwa n'ibihe, Yesu ntahindurwa n'iminsi, ko yarari kera n'uyu munsi niko ari. Tumukomere amashyi n'umwami w'abantu. Ubugingo, isezerano ry'ubugingo, Imana ihimbazwe. Mu bintu byose Imana yavuze nta kiruta ko Yesu agukunda. Imana ihimbazwe. Icyakane kizadushoboza kurenga iyi nzira tukagera i Kanani. Se turi kumwe torero? Munyikirize amen. Iminota mo ndayireba, muhumure, ntago ndarenga cyane, ndacyari hafi. Icyakane nugukumbura iyo tujya kuruta aho turi. Urukumbuzi rudukumbuza iyo tujya. Umuririmbyi yaravuze ngo Pawulo yaravuze ati tuzana iteka ryose n'Imana niko iryo sese
tujya. Hari abantu bakumbuye Amerika bumva bapfuye batageze muri Amerika Imana yaba yarababeshye. Hari abantu bakumbuye ingavuga ati nzaba ameze gute ndi umugore we nambaye impeta, ukabikumbura ukarara udasinziriye bakwita shushube ukagira ngo waraye. Hari abantu bakumbuye kwibona ngo sherenga bakuramo inkweto ngo ubwo babaye abapapa ngo babaye abantu bafite inshingano, akumva ibyo bintu arabinyotewe cyane kubona ari umugabo mu rugo, inyama nziza ariye, akumva nyine ibyo bintu biraryoshye, ikijumba cyiza ari icye, urumva urabizi icyubahiro cy'abapapa. Akumva ibyo bintu arabikumbuye kwireba ava mu kazi asanga hari umuntu wateguye amazi ashyushye, akumva. Ariko twebwe mu mwuka dukumbura iyo tujya. Haleluya, munyikirize haleluya, abari imbere y'Imana haleluya. Mu mwuka dukumbura iyo tujya. Hari abantu bakumbuye kubona yaguze imodoka yitwaye, ngo yashyize akaboko hahandi gutya ngo ari we boss. Hari umuntu wikumbuye, hari umuntu ukumbuye kubona yibona mu nzu ye kubera iminsi amaze akodesha iramuzengereje. Ariko twebwe abari muri Yesu dukumbura iyo tujya. Murembye yaravuze ngo mfite urukumbuzi rwinshi mu mutima wanjye. Abaheburayo 11 umurongo wa 24 haravuze ngo kwizera ngo niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura ngo yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, ngahitamo kurenganira na bene wa ngo kuko yarebaga gakondo y'iwabo ngakabirutisha ubutunzi bwose abanyagiputa bafite. Iyo turi muri Yesu Kristo tubona ibintu biruta ibyo turimo, tukavuga ngo tuzatinda aho tuzajya. Niyo mpamvu turi gutinda dutegura iyo tuzaba kuruta aho turi. Munyikirize amen. Dukumbura aho tuzajya kandi aho tuzabiteka ryose. Icya gatanu gikomeye cyane, icya gatanu ni ukwirinda inkuru z'incamugongo zivuga ko Kanani idahari. Ni nacyo ngiye gusorezaho. Imana iduha hano umugisha. Kwirinda inkuru z'incamugongo. Munyikirize haleluya. Abari imbere y'Umwami haleluya. Hari abantu bajya baduca intege bakabanga iryo juru ntiririho, iryo juru ntaryo, ariko mujye mubabwira ngo rirahari kandi iryo juru Yesu yari dusogongejeho. Paulo yandikiye Abefeso yaravuze ngo Imana yaratuzuye ngo natwe abari bapfuye ngo twicazanya na Kristo, biramaze n'aha tugeze. Hari umubabaro w'ibyaha utatugeraho. Reka babwize ukuri, nta kintu cyiza nko kubana na Yesu. Ese mujya mwumva ukuntu Yesu atubonja? Kubonja murabizi ni ugukora ku kantu bakaguha ubwo duke nk'utunyobwa, bakaguhaho dutanu bati banza urya wumve ko turyoshye. Ijuru ryaratubonjeje riduha ku munezero wo mu ijuru kandi tukiri mu mubiri. Niyo mpamvu uzumva umugabo avuze ati amina. Uzi impamvu? Ijuru ryaramubonjeje, afite ibyishimo adahabwa nuko yubatse amazu, afite umunezero adahabwa nuko afite amafaranga menshi kuri konti. Umunezero ijuru ryaduhaye, ijuru ryabaye ritubonjejeho, umubabaro w'ibyaha ntituwumva, twarabatuwe rwose. Imana ihimbazwe, dufite amahoro yuzuye muri Kristo Yesu. Ijuru ryaratubonjeje, ryabaye riduhaye aho tukiri muri uyu mubiri. Hari ibintu Imana izanatubaza tutakiri ninaho. Mu mubare w'abagowe ntago turimo. Nafashijwe n'ukuri, mu mubare w'abagowe ntago turimo. Imana yaduhaye ku munezero tukiri inaha. Yemwe amacupa ntawe uzaduhonda icupa mu menyo ngo twagiye kunywa inzoga, dufite umunezero wuzuye. Niyo mpamvu Paulo yandika yaravuze ngo ntimugasinde inzoga ahubwo mujye musinda umwuka wera. Dufite amahoro yuzuye. Uzabona abakobwa bacu birirwa muri uyu mujyi batambaye ubusa. Uzi impamvu? Barimo baritoza uko mu ijuru bambara. Mu ijuru rwose ntiwakambara ubusa, biriya bizima ntiwabyambarira ubusa. Turimo turabyitoreza inaha. Haleluya. Rwose turi kwitoreza inaha. Iyo mubona turepeta dukora amarepetisiyo, abashumba bari hano, turi kwitegura uko mu ijuru bizaba bimeze. Mu ijuru baduhaye ku munezero tukiri muri uyu mubiri, kandi nimuhumure tuzagerayo. Imana yari yambwiye ngo nze mbabwire ngo ijuru ririho kandi abayizera bazaritaha. Hanyuma igihe cyo gucyamika kirageze, nimuhumure impamba y'urugendo irahari. Imana yambwiye ngo bateganyirije impamba y'urugendo, kandi si kera ni vuba. Muzagenda mubona Imana ibakandira utunyenyeri. Rwose ibyo bintu Imana ifite gahunda yabyo. Imana izabakandira utunyenyeri. Niba hari message iryoha ni you have received. Kara kamesaje kararyoha, iyo ukabonye rwose uravuga uti rwose uyu muntu nkandiye akanyenyeri, Imana imuhumugisha. Imana yambwiye ngo no mu ijuru bazabakandira akanyenyeri, impamba y'urugendo irahari, muhumure ariko nimwizere Yesu, ibyiringiro bigumeho, kandi aya masengesho Imana yarayabonye. Imana izabagirira neza, Imana izabakomeza. Igihe cyo gucyamika kiri imbere yanyu, imitima yanyu nituze. Imana ibahe umugisha muri Kristo Yesu.
ndashaka ko dusenga, ndashaka ko dusenga duhombetse amaso yacu. Mbese wumva ufite ibyiringiro kuzagerayo, cyangwa wahuye n'abaguca intege bakubwira ko uru rugendo rudashoboka? Mbese ubugingo bwawe bujya buremerera ubutayu? Mu bihe by'ibisubizo se witwara gute? Imana yambwiye ngo musabe imbaraga z'iminsi, iminsi myinshi, imbaraga zizabasindagiza zikabageza i Kanani, ariyo mu ijuru, kandi Kanani yacu ni Kristo. Urugendo ntago ruzabakomerera nimugumana nawe, ntago inzira izagukomerera kugumana na Yesu. Yesu niwe wishingiye kugukomeza, azakurinda amajya n'amaza, azagendana nawe amanywa n'ijoro, ntazigera gusiga, ndetse n'izavunitse araziheka, we ntazijugunya, ntago wazitenga araziheka agashyira ku bitugu. Imana yambwiye ngo n'izavunitse izaziheka, ariko ibageze mu bwami. Munyikirize haleluya. Hanyuma uyu mugoroba ukwiye gusaba Imana imbaraga ziremerera ubutayu na Kanani, ziremerera ibigeragezo n'ibisubizo. Ni naryo sengesho tugiye gusengeramo, uko Imana yambwiye ngo ijuru ryo rirahari kandi abera bazaritaha. Ikibazo mu mitima, imitima irananiwe, imitima iracogoye, abantu bananiriwe mu butayu, abandi bananiriwe i Kanani, ariko Yesu akwiriye kuduha imbaraga. Ninde muntu wumva akeneye izi imbaraga zizamugeza i Kanani, imbaraga zizamugeza mu ijuru, ibyiringiro bidashira, no kwizera Yesu kukagumaho igihe cy'ibigeragezo n'igihe cy'amakuba, akabwira Yesu ngo nta cyandandukanya n'urukundo rwawe? Uzamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Yesu yavuze ngo data, sinsaba kubakura mu isi, ahubwo ndagusabye ngo yibarindiremo. Uzamura ikiganza cyawe niba ukeneye izi imbaraga. Kandi mbibutse ko nyuma y'amasengesho aribwo Satani aza cyane. Yesu yasenze 40, Satani abari bwamuzaho, arambwira ngo niba uri umwana w'Imana, ngo niwikize iri buye urihindura umutsima. Aya ngaya musenga azabakiza ejo, ayo muzasenga ejo azabakiza ejo bundi. Imana yambwiye ngo yiteguye kubahereza imbaraga. Abari imbere y'Imana, amen. Ninde muntu ukeneye imbaraga, yumva zari zaracitse, yumva zari zarashize, zimushiranye, avuga ngo ibyaha byandushaga imbaraga, kandi Kanani yanjye Imana yampaye byose. Imana yampaye imitungo, Imana yampaye ibiryo, Imana yampaye imyambaro, ariko imbaraga zanjye zirangiriye Kanani. Nkeneye ko Imana impa imbaraga. Wakoreye ibyaha i Kanani ndetse no mu butayu, Imana yambwiye ngo iraguha imbaraga, kandi rwose iraziguha ari nyinshi, kugira ngo zizagusindagize zikugeze i Kanani. Habaye hari umuntu utarakizwa, habaye umuntu utarizera Yesu muri aya materaniro, Kristo agutegeye ibiganza kugira ngo umwakire. Akunda gufasha abababaye, akunda gufasha abanyantege. Niba uhari uzamura ikiganza cyawe ushaka kwakira Yesu, cyangwa wiyumvamo ibimenyetso byo kunanirwa, wiyumvamo ibimenyetso byo gucogora, uvuga ngo Mana, wampaye amafaranga nyasindiramo, wampaye amafaranga nyasambaniramo, wampaye ibyo kurya ninezeza umubiri wanjye, ariko uyu munsi ndashaka ko imbaraga z'ubutayu ndetse n'imbaraga z'i Kanani zitandusha imbaraga, ahubwo ndashaka ko Yesu ankomeza. Uzamura ikiganza cyawe niba ukeneye imbaraga muri iri teraniro, kandi imbaraga zizanwa no kwizera umwana w'Imana. Ndabona ntawe wazamuye ikiganza. Reka mbinginge twese abitorero duhaguruke mu cyubahiro cy'Imana. Twese turacyari mu rugamba, kandi birava ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba ye kwirata nk'uwikuyemo atabarutse. Mugenzuragana mwishu ujya utumbira Yesu, aza kuyobora amahoro, ujya umuhanga, ujya umuhanga. Ninyi ngumushumba Kreva anyegere dusenge. Ajarinda ajari kumanywa nalisho, ajarinda ajari dumutubi kumanywa nalisho. Iyi nzira isi itagaragara, akaba mukabwibwi. Yesu we, Yesu ati njye ndi kumwe wowe n'umukwe wawe. Ujya umuhanga, ujya umuhanga, ujya umuhanga, ajarinda n'umutumbire na nijoro. Ujya umuhanga amaso,
ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Amakuba niyinjira ujye umuhanga amaso, kandi ibigeragezo nibiza bigakomanga ujye umuhanga amaso. Igihe cyo kuvugirizwa induru nikigera ujye umuhanga amaso. Dawidi yaravuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ujye umuhanga amaso, igihe cyo kuvugirizwa impundu nikigera nabwo ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Imana ibaho umugisha. Reka duhomeke amaso ya